ubundi ninde wemeje yuko umuntu wese utunze cyangwa se ugerageje kuba yahabwa imitungo aba agomba kuba yapfa? Inkuru z'ubwenge zigenda zitangira zituje, ndetse dutangiye ahangaha hari umukobwa bise Sonia yari ari kuba yagenda yikurura, ari kuba yahamagara ati Jacques, ati ntago wabasha kuba wankora ibi bintu, ati ntago wansiga muri ubu buzima rwose. Ndetse bigaragare ko amaguru y'umukobwa yari yabashije kuba yakangirika, kuko ntiyari ashoboye kuba yatera intambwe ngo agende kumva aho yari ari kugenda asatira kwa Jacques. Ho ntabwo byari bimeze neza habe na gatoya, kuko Jacques yari yamaze kuba yameneka umutwe. Sonia yatangiye kuba yatabaza ati ni muntabare. Kumbe hari undi musore waje ahangaha bari bamwise Jonathan, ndetse Jonathan yaje ari kumwe n'uwo bita Cynthia. Cynthia niko gutangira kuba yambwira ati nta masaha menshi cyangwa se nta minota dufite yo kuba twakangiriza ahangaha, ati kora ibyo ukora vuba tugende. Ati mbega agakobwa k'agahombyi, ati uri umuhombyi gusa rwose, ati wari utekereje ko twebwe se hari icyo turi bubashe kuba twakumarira? Kumbe Jonathan yari yaje ahangaha yitwaje mushyo, arangije atangira kuba yamubwira ati ntabwo ibyo wari utunze cyangwa se ibyo ufite ari ibyawe, bigomba kuba ibyaba mu maboko yawe rwose, ati uri umuhombyi gusa. Ikigaragara cyo Sonia ndetse cyangwa se Cynthia na Jonathan bari ahangaha nabo ni barumuna cyangwa se ni bakuru b'uyu mukobwa Sonia, kuko Cynthia ari kuba yamubwira ati ikosa ryonyine mu rugo babashe kuba wakora, ati ni ukuba bakugabira iriya mitungo yose bakabasha kuba bagerageza kuba bagira na kimwe batwima. Uyu mukobwa Cynthia rwose yari yuzuye ubugome, ndetse Jonathan ngani ko gukomeza yitegereza avuga ati Jacques rwose ibyiwe ati byabashije kuba byarangira rwose, niyitahire atave muri uyu mukino, arashaje. Ati nababwiye ngo rega umukino ari buze kuba yapfa. Nawe unyumvire amagambo y'abantu bari baranga, ndetse ngo ni amaraso amwe n'uyu nguyu Sonia ndetse uyu Cynthia ndetse na Jacques ngo ni abavukanye b'uyu. Sonia yatangiye kuba yabwira Jonathan, ambwira ati se Jonathan, ati rwose nawe urishuwa yuko ushaka kuba wakora ibi bintu? Jonathan niko kuba yakegera Sonia, arangije aramubwira ati yego rwose ibingibi nanjye mbirimo, ati kandi uze kuba wanyihanganira, ati ahubwo nakifuje ko wagafunze amaso ntubashe kuba wareba ibigiye kuba byakurikiraho, ndetse nta gutinda nta no guhumbya. Ako kanya Jonathan yahise atera icyuma, cya cyuma yari afashe agitera mu gifu cy'umukobwa wacu ahangaha Sonia. Sonia yagize ngo ari kurota, yagize ngo ubuzima ntabwo burarangira, niko gutangira kuba yanihira, ari kuba yabwira Jacques ati Jacques, ati si ibingibi, ati rwose mugamije iki, ati kubera iki muri kuba imwangenda aho bigeze ahangaha? Kumbe Jacques we sori Jonathan we yakomeza agashingamo icyuma, ndetse akomeza akijomba. Mwibuka abakobwa baba bifitiye mu nda hatoya, ndetse hano horoshye niko kuba umukobwa wacu Sonia yagwa hasi. Ese ibyiwe birangiriye ahangaha, ndetse byose byabaye mu gihe kimwe ndetse no mu isaha imwe. Imvura iri kuba yagwa, mbibutse neza iby'imvura irimo cyangwa se iyo imvura iri kuba yagwa ibyo iri kugwaho iba yabihaye umugisha. Barakwereka Sonia na Jacques bakomeje baryamye aho ngaho, ndetse bari kumwe basinziriye babura uwabatabara, babuze kirengera muri uyu mugoroba. Ndetse ahangaha Sonia mbere y'uko umwuka uheramo cyangwa se uvamo yakomeje yibuka byinshi. Ikumbe tugaruka kuri uyu munsi wa none, mbanza n'ibyo umukobwa yari ari kubasha kuba yakibuka cyangwa se yagerageza kuba yakibuka. Ikumbe barakwereka ba bandi bagerageje kuba bamwica bari bamupfukamye imbere rwose, bari kuba bamusaba imbabazi. Bamwibuka neza umukobwa twatangiye cyangwa se umusore n'umukobwa twatangiye bari kuba bakica cyangwa se bahemukira. Uyu mukobwa turi kuba twabona wicaye ahangaha mu kagare yari uyu musore Jacques, ndetse yari uyu musore ndetse witwa Jonathan, n'undi mukobwa witwa Cynthia uvukana n'uyu nguyu Sonia. Sonia yatangiye kuba yabwira Jacques ati uziko abantu koko mwashiritse isoni, ati ntago mukigira isoni neza neza, ati zavuyemo n'ukuri, ati se nuba mudatinya icyaha cyangwa se mudatinya kuba mwaratewe isoni n'ibyo mwakoze, ati nta nubwo mutewe isoni n'uwo mwarikoreye, ati se ko mwagerageje kuba imwanyica ndetse nkabamenya mukabingaragariza,
ati none reba hondi, ati ndi muzima rwose, ati ubundi Imana ikiwufiteho umugambi nta kintu na kimwe uba ushobora kuba iwaba niyo abantu bawe bakomeza bagutega iminsi cyangwa se baguhiga. Agakobwa kacu ahangaha mbanza ko muri cya gihe cyangwa se muri wa mwanya karabashije kuba ikarokoka ndetse kakarokoka cya cyuma. Kumva ahangaha barakwereka rwose mukecuru nzirorera yari ari ahangaha ari kuba yavuga ati uriya mwana rwose ntabwo mukeneye mu muryango wanjye, ati nawe agomba kuba yavamo. Ikigaragara cyo uyu mwana w'umukobwa uri ahangaha bise Sonia ntabwo yari abashije kuba akunzwe muri uyu muryango rwose. Kumva ahangaha Jonathan yatangiye kuba yamusaba imbabazi amubwira ati sister, atugombe kuba wambabarira rwose, aturiya mugoroba habashije kuba ihabaho kutamenya. Kumbe Sonia wahangaha se yari yicecekeye ari kuba yabima amatwi cyangwa se yabereka ko bari kumwe, ariko mu by'ukuri umutima ntabwo wari utuje habe na gatoya. Ubundi umuntu nk'uyu nguyu uba ushaka kuba yakugirira nabi mu buzima, yarangiza akagaruka agenda ashaka kuba yakugaragariza ko muri kumwe rwose agusaba imbabazi, aba ameze nk'uri kuba yakongera kuba yakwica bwa kabiri. Ndetse ahangaha Cynthia nawe yari yaje rwose ari kuba yabwira murumuna wiwe ati ugombe kuba wambabarira rwose murumuna wanjye, ati biriya byose yabayeho, ati byabayeho ari ukutamenya, ati so we ntabwo ubona ko turi kuba twakicuza icyaha. Kumva umukobwa yatangiye kuba yakibuka uburyo ki uyu muryango arimo cyangwa se inzaba arimo ukuntu abayeho. Ndetse mwibuke neza uyu mukecuru turi kuba twabona ni madamu nzirorera nawe dusize yicaye mu nzu ariko yavuga ati uyu mwana rwose simukeneye ahangaha mu muryango. Bigaragare ko uyu mugore yari umugore wa kabiri ndetse akaba ari nawe wari warabyaye uyu muhungu uri ahangaha bita Jonathan ndetse n'uyu mukobwa Cynthia. Ndetse icyari kibatandukanyije ni uko batavukaga ku mugore umwe, naho ubundi papa wabo yari umwe. Ndetse akaba ariyo mpamvu papa we yajya kuba yagenda yabashije kuba yasigira imitungo aka kana kiwe yari yarabyaye, bariya bandi akaba yabaha mikeya. Akaba ariyo mpamvu bari kubushaka kuba bamwivugana cyangwa se bamuhitana. Cynthia yatangiye kwegera Sonia arangije aramubwira ati ariko kuba watanga imbabazi cyangwa se wakihanganira bakubabaje, ati biri kuba byakugora, ati mbe nagufasha kuba wabyumva. Niko gutangira kuvuga mukoraho mwibutse ibingibi bitera umuntu ihahamuka rwose. Kubona umuntu washatse kukwica n'ubu ngubu akuri imbere ni kimwe mu bintu rwose bitera ihahamuka cyangwa se bitera ubwonko bwawe kuba bwavangirwa. Kumva umukobwa akiri aho ngaho Sonia akiri kuzana ubutwambo nako Cynthia, Sonia niko kuba yamukubita urushyi arangije amubwira ati ubuno si bwa bundi, ati burya si bwa bundi, ati ubu ngubu umaze kuba inakura, ati majije kuba nakura bihagije, ati nta mpamvu yo kongera kuba imwangira umwana cyangwa se ngo munyifatire. Cynthia niko kuba yambwira ati ese kubera iki uri kutinyuka kuba wakifata gutyo cyangwa se wanyitwaraho kuguko. Nibuke neza uyu mukobwa abajya kuba bamutera icyuma Cynthia yabwiraga uyu musaza we bashaka ati nta mwanya dufite ahangaha rwose, ati ugomba kuba wamwica vuba tukigendera. Kumbe mama nawe yari ari aho ngaho ari kuba yavuga ati ubundi iki cyana kubera iki mwatumye kibasha kuba cyagaruka ahangaha kiri kizima. Shaka ni Jonathan kuba yatangira kuba yababwira ati namwe mugabanya amagambo ameze gutyo, ati umunsi turi ku bw'ahangaha mu kuba twasaba imbabazi ku bw'ibyo mukoza cyangwa se ku bw'ibyo twakoze, ati rero mwishaka kuba mwakongerera ibindi cyangwa se ngo mukomeze mubiremereze. Sonia yatangiye kuba yababwira ati nubwo mwateka ibuye rigashya cyangwa se mukongera mukamfatiraho icyuma ku ijosi, ati nta mbabazi nteze kuboha nabaha abicanyi cyangwa se nta mbabazi nteze kuba naha umuryango w'abicanyi. Jonathan ko gutangira kuba agahinda kamwica ndetse atangira kuba yamwegera amubwira ati ariko Sonia, ati washyizemo imiyaga, ati watubabariye rwose, ati igihe nagusobanuriye ko habayeho kutamenya ntabwo uri kubasha kuba wakumva. Sonia niko kuba yambwira ati ariko ujya kubikora nabanjije kuba nakuganiriza nkubaza ko niba umutimanama wawe uri kuba wakemeranya n'ibyo wari ugiye kuba wakora. Ahangaha Jonathan wiwe bimenye ko cyangwa se bigaragare ko umutima wiwe wari uri kubasha kuba wamucira urubanza cyane. Yatangiye kuba yamwegera
ndetse atangira gupfuka amarira asaba imbabazi amubwira ati rwose Sonia, ati ibingibi ndi kuba nacamo, ati ntabwo nkisinzira rwose, mama niko kuba yaza, ati ariko waba bariya aba bana, ati ukareka kuba wakomeza kwishongora aho ngaho. Kumbe madamu nzirorera nawe ahangaha bigaragare ko atari shyashya, yakomezaga yoshyushya undi mwana, ariko yageraho agatangira kuba yabacira amasiri yakira siri wa mukobwa Cynthia. Ahangaha Jonathan we yakomeje umutima umucira urubanza amubwira ati ndagusezeranya ko ubu ngubu nshobora kuba nakubera umutekano cyangwa se nakurindira umutekano kugira ngo utazagira ikindi wongera kuba. Sonia niko kuba yambwira ati ibyo uri kuba wavuga ndi kubyumva, ati kandi ndi kuba nabyumva gatanu kuri kagenzi kako, ati ariko sindi kumva ko niteguye kuba inarekura imbabazi muri aka kanya, ati kuko ibyo mwankoze rwose, ati n'ubu ngubu ntibirabasha kuba ibyamvamo. Jonathan niko kuba yahaguruka Cynthia akamubwira ati sinakubwiye ko umuntu tuje gusaba imbabazi ari inyamaswa. Jonathan niko kuba yahita amukoza mu rushyi aramubwira ati ahubwo inyamaswa ni wowe, ati wakagombye kuba nawe waciye bugufi tugasaba undi mwana imbabazi, ati kuko twarahemutse. Jonathan ahangaha umujinya waragiye uramwica, ndetse Sonia nawe nta kintu atari kubasha kuba ari kuba yabona ahangaha. Kumbe bakiri aho ngaho Jonathan yahise ahamagara ababodyguard ababwira ko bagomba kuba basohora uyu mukobwa ahangaha kari kuba yateza akavuyo. Ahangaha Cynthia bamusohoye asakuza avuga ati ariko Jonathan, ati nawe ntabwo wabasha kuba wampinduka gutya. Jonathan koko yambwira ati igihe twazaga ahangaha twari twavuganye ko tuje kuba twasaba imbabazi, ati ibyo ngibyo uri kuba wakikora rero, ati ntabwo bishimishije habe na gatoya, ati kandi uzi neza ibyo twabashije kuba twakora kuri uyu mwana uri ahangaha ari we Sonia imyaka 2 ishije. Sonia yatangiye kuba yakishimamo ari kuba yabona abanzi biwe rwose, imitima iri kuba yabarya iri kubashinja urubanza, ndetse nta kintu kiryoha buriya mu buzima nko kubona umuntu waguhemukiye ari kuba yakwicuza imbere ndetse ari kuba yagusaba n'imbabazi. Ikumbe barakwereka bidatinze wa musore wacu yaratashye, ndetse mwibuke ngo bamwise Jonathan. Ahangaha niko gutangira kuba yakisobanura kuri mushiki wahangaha Cynthia amubwira ati sheri, yego ko ibyo abashirise kandi byo bijemo gutaha ngaha. Umukobwa Cynthia niko kuba yambwira ati erega nawe ariko wageze aho ngaho, atubasha kuba wakabya, ati wabonye ukuntu wabashije kuba wanyitwaraho. Jonathan niko gutangira kuba yambwira ati nta yindi mpamvu nari mfite hariya yo kuba nagaragaza ko kuko umutima wacu uri kubasha kuba wadushinja urubanza, ati ariko niyo mpamvu inagombaga kuba nakakitinga kuriya, ati rero nagombaga kuba nanyuzamo nkajya nkukubita. Cynthia nawe yatangiye kuba yamubware. Kumbe birebye neza ibyatangiye kuba byavuga ati yo, atuzi ko ari udukobwa twiza wana, ati aka gakobwa rero, ati wowe genda aka ngaka ubashe kuba wakadusigira ahangaha. Kumbe murabizi ubundi iyo umuntu amaze kuba yanywa agacupa aba akeneye kuba yakinezeza cyangwa se yashimisha umubiri. Kumbe ikigabo gitangiye kuba cyakorakora Sonia, ka gakobwa bari kumwe burya ikarindwanya katangiye kuba ikatikura ibigabo byari biri aho ngaho, ikatangiye kuba kabijumba icyo bita ibipfunsi bya tsuki ndetse na bya kushuno. Agakobwa ka Sonia niko kuba kafana kamubwira ati se burya bwose urindwanyi. Kumbe hari undi musore waturutse ku ruhande bari bamwise Olivier, atangira kuba yashota abasore bari ahangaha nawe ababwira ati ibyo mwishoyemo ntabwo mubizi. Agakobwa kahise gatangira kuba ikakibuka ati Olivier, atugombe kuba ari wowe. Kumbe barakwereka mu gihe cyashize Olivier yari ari ahangaha, ndetse nawe yari ari kuzahamagara ati Sonia, ati Sonia, ati surimo, niko kuba yamugiraho. Kumbe aho yari ari kuba yamuhamagara hari kuba hashya, ndetse ni naho uyu mukobwa wacu Sonia yabashije kuba yakura cya kibibi yari afite ku itama ubwo filime yatangiraga. Kumbe ka Sonia bikatangiye kuba kahamagara Olivier, ati Olivier, ati sura ahangaha. Olivier niko kwabwira agakobwa ati umumura biraza kuba ibyagenda neza. Kumbe bigaragare ko ari we kari kaje kuba kashaka ahangaha, ndetse ari urukundo, urundi rukundo rwako irw'ubuzima katangiye kuba kahumamo disike, atangira kuba kakiyumvira ndetse kumva gatuje kubera ko
indwanyi yari iri ahangaha. Olivier yatangiye kubambwira ati ese sinakubujije kuba wagendagenda, ati ngo utazahura n'ibyago. Niko kuba yakongera arahindukira abwira ibigabo byari biri imbere ye ati ndatekereza uyu munsi wa none mwabashije kuba mwakibesha ku muntu mwari muje kuba mwakataka. Igisore cyari kiri aho ngaho cyashakaga kuba cyafata agakobwa, niko kuba cyambwira ati so we uratekereza urinde, ati mwatake sha, ati mwatake. Kumbe batakaga bafite ubwoba, bari bababonye ko aba basore cyangwa se izi nkumi n'abakobwa bari ahangaha ari indwanyi rwose. Kumbe Olivier yatangiye kuba yaganiramo n'umukobwa ahangaha. Sonia niko gutangira kwambwira ati hari hashize igihe kinini njye nawe tutabasha kuba twabonana, ati rero natekerezaga ukuntu umeze, ati nibwo nahitagamo kuba inava mu rugo nkaza kukureba. Kumbe bigaragare ko uyu mukobwa Sonia igihe yari amaze kuba yabura umugabo we yari yarishumbushije akandi gasore ahangaha ku ruhande kazajya kagomba kuba ikabimukurikiranira. Kumbe ka Olivier katangiye kuba kamanuka hasi kamwegera karamubwira ati ndabona rwose warabaye icyuki mbanza ufite undi mugabo uri kuba wakwitaho. Umukobwa niko ko yambwira ati sherire kuba bavuga menshi, ategera hano mbashe kuba nagira ikintu nkubwira. Olivier niko ko yambwira ati ibitwaze gakeya n'ubundi ndabizi byose ibyo ushaka, ati ndaza kuba nabikurikirana. Kumbe bombi hagati yabo urukundo rwari ruhari rwose, ndetse urukundo ari rwinshi. Kumbe mukobwa bari bazanye ahangaha yatangiye kuba yareba ku ruhande avuga ati ibi ngibi rwose ntabwo bindeba, ndetse murabizi ngo ibitakureba uba ugomba kuba wareba ku ruhande. Olivier yatangiye kwambwira ati ndumva ugifite umunyu nka mbere rwose, ati ndaza kuba nakishimira kumara nijoro cyangwa se umugoroba nawe. Sonia niko kuba yabwira Olivier ati erega nanjye uyu munsi naje niteguye kandi urabizi ndi uwawe, ati kandi ndi hano kuba nahaguma, ntabwo ndi hano ngo mbe nahava ngende. Ati se so ubizi ko njye nawe mapenzi iri kujya mbere cyangwa se mapenzi iri gukomeza yinjira ijya iwawe nanjye izi iwanjye. Umusore niko kuba bamukubita imitoma ahangaha arangije nawe nta kugutwa, niko kuba yatangira kuba yagotomera agakobwa kacu rwose, akomeza akanyunguta utunwa, akomeza tunyunguta rwose, ari kuba yakiyumvira agasukari karimo. Yewe umusore wacu niko kuba yamara kuba yadomekaho tubiri, arangije aramubwira ati ndatekereza tugomba kuba twajya mu rugo rwose, dore hari hashize n'igihe nakwitaho mbashe gutangira kuba nagira utuntu nkukorera. Bidatinze Olivier ndetse na Sonia ahangaha bagombaga kuba batahana, ndetse nubwo yari abana n'ubumuga bwo kutagenda ntibyamubujije kuba yakigirira sheri mwiza ndetse umukunda disi umwitaho. Ahangaha Olivier yatangiye kuba yakandakana kariya, ndetse agenda atangira amubwira ati ibintu ngiye kuba nagukorera, ati ndabizi biraza gutuma ujya muri mudu rwose, biraza gutuma wishima. Olivier yatangiye kuba yamukorakora impande zose. Umukobwa niko kuba yamufata amubwira ati sheri, ati hagarika rwose, ati ndumva atari ngombwa yuko tubasha kuba twakora ibi bintu. Olivier niko kuba yamubwira ati sheri, atubaye iki ntabwo wari unkumbuye. Niko kuba Sonia yabwira Olivier ati nari nkumbuye ariko atapana none ibi ngibi. Olivier niko kuba yambwira ati rero nabyo ndabizi uri buze kuba wabimenyera kuko ntabwo wari ubikuherutse cyangwa se ntabwo wari uherutse kuba wabikora. Disa agakobwa kacu ka Sonia ikari katangiye kuba kagira ubwoba, ariko nyuma kaza kuba kakikaruma, mbanza karagezaho kakareka umusore akabasha kuba yakisanzura. Olivier yatangiye kuba yambwira ati rekeraho wana imikino mbashe kuba nakwita, ati ngomba kuba inatangira kuba nakita ku maguru yawe, ati tukareba kuri buze kuba wakira. Kumbe bigaragare ko uyu musore wacu Olivier nubwo yari umusinzi wihorera mu kabari, yari n'umuganga cyangwa se yari umuganga huzi, ndetse yari ariko ati twagiye kuba twarangura, ati ibintu byose birahari, ati kandi nizere ko nawe nubwo ari umunsi wawe ati uri buze kuba wakubera uw'amahirwe cyangwa se wishya n'ihirwe mu buzima bwawe. Ahangaha senti ariko niza icyo musaba ni ukudukorera subscribe hano kuri YouTube channel yacu,
utazajya ucika inkuru nk'izi ngizi z'inkoramutima ndetse zigira amasomo zitwigisha ku buzima ndetse dukoreshe kuko ni ingenzi.